Sirakanangira musuza uteze amatwi Serious Radio. Mwibisanzwe ngende Weekres ambassadeur w'abadiaspora. Wakwibaza uti Weekres atuzana iki ku munsi wa none? Ni amakuru yizewe, amakuru agezweho azira ibihuha. Aha tuba twibereye kuri Serious Radio. Reka nangira musuza uherereye mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo. Ndagusuza uherereye za Musanze, Rubavu, Huye, Muhanga n'ahandi Rwanda mwese. Mumeze neza? Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe. Ngende Weekres ambassadeur w'abadiaspora. Yes. Kuri uyu munsi wakwibaza uti Weekres atuzaniye ibiki? Aha kuri Serious Radio. Minisiteri y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ngo umwarimu wese utazi Icyongereza baramukubuye. Umwarimu wese utazi Icyongereza mu Rwanda aho uri hose, niba wigisha muri primaire cyangwa se muri secondary, ariko ururimi rw'Icyongereza ukaba uruvuga nk'Icyarabu cyangwa se ukaba uruvuga nk'Igifefeko, bye bye. Iryo ni itangazo dukesha Minisitiri Edouard Ngirente. Uyu Edouard Ngirente yanditse ku rukuta aravuga ati umwarimu wese w'umunyarwanda cyangwa se umwarimu wese ukorera ku butaka bw'u Rwanda ariko akaba atazi ururimi yigishamo, harahiye atahe iwabo. Ibaze niba nawe hari umwarimu uzi uvuga Icyongereza nk'uvuga Igifefeko cyangwa se ucyandika nk'uwandika Icyarabu, uwo mwarimu karabaye. Minisitiri Edouard Ngirente yagarutse avuga ati hari abarimu twatoje bo muri Zimbabwe, twatoje neza, bavuga Icyongereza neza cyane, bari tayari gusimbura abarimu b'Abanyarwanda bavuga Icyongereza nk'abavuga Igifefeko cyangwa bacyandika nk'abandika Igishinwa. Aka niko kanya, iki nicyo gihe ko batanga umwanya ubundi tugaha akazi abarimu bo muri Zimbabwe, akazi hano mu Rwanda bagakora, bakigisha abana bacu neza cyane, bagafata ubumenyi buzira umuze, ubumenyi handi umwana azajya asohoke mu ishuri avuga Icyongereza no kucyandika neza cyane. Ese bantu munkurikiye bakunze mukunda Serious Radio, ibi bintu birakwiye? Ndagira ngo muze mutubwire hano cyangwa se mwandike muri comment mutubwire byari bikwiye yuko bafata abarimu bo muri Zimbabwe bakabatoza, barangiza bakabaha akazi mu Rwanda, cyangwa bari bakwiriye gufata abarimu bo mu Rwanda bakabatoza, bakabahugura, bakabacyaza neza, ubundi bagakomeza mu kazi kabo. Ese ubundi wakwibaza ngo mu Rwanda ni abanyeshuri bari kurangiza za kaminuza bazi Icyongereza neza babasha kwigisha aba bana bacu bo mu Rwanda, ubundi bakigisha neza, batagiye kuha akazi abo handi bo muri Zimbabwe ariko abacu bakabavuza umugati? Bantu muri Serious
ukabukunda Sirius Radio. Ngwino hano utubwira uti aba barimu bose batwigishije ngenda bazi. Shawe nukuri rwose nta ruswa ibayeho. Icyo nkundira leta y'u Rwanda nta ruswa ibaho. Iyo yacitse kera. Nanjye neza hari umwarimu nzi rwose aramutse asigaye haba habayemo akandi kantu. Nukuri nuza aramutse asigaye nuza we usigaye ntabwo byaba byumvikana. Uyu mwarimu nanyuze imbere ye ariko rwose ntabwo. Yes twandikira utubwira uti nuza ntabwo yasigara. Niyo utavuga izina rye kubw'umutekano we n'izina nta nubwo rikenewe cyane hano kuri Sirius Radio. Ariko tubwira uti ndamuzi ntiyasigara. Avuga icyongereza nk'uvuga igishinwa, yandika icyongereza nk'uwandika icyarabu. Ndagushuhuje nuza we, Imana ikugenda imbere, naho ubundi biraza kutoroha. Yes, mboneraho gusuhuza abarimu bose twasangiye urwagwa. Nawe niba warasangiye urwarwa na mwarimu, twandikire muri komanteri ku kigo nanjye nari Kibamba nsangira urwarwa na ba mwarimu. Ese urizera neza yuko wa mwarimu mwasangiraga urwarwa ari buzirokoke? Wa mwarimu mwasangiraga urwarwa ari burokoke? Iri geragezwa. Ngenda cyari Weeklies, ndi ambasaderi w'aba diaspora. Aho waba uri hose uri mu diaspora, waba utema ibiti nka nuza tuziranyeho, icyo waba ukora cyose aho uherereye uri mu diaspora, wigira ipfunwe twandikire kuri Sirius Radio. Duhe nimero yawe tuguhamagare tuvugane nawe. Nta kibazo na kimwe kibirimo.